Ndabasuhuje bakunzi ba Kimeza TV. Ngiye kubageza hamwe mu makuru ari kugarukaho mu Rwanda. Abanyeshuri babiri bapfire mu mpanuka y'imodoka mu karere ka Nyamasheke. Mu karere ka Nyamasheke habereye impanuka y'imodoka yahitanye abanyeshuri babiri, abandi 30 barakomereka. Amakuru avuga ko imodoka yagonze igare irenga umuhanda igwa mu mugezi. Iyi mpanuka yabaye ku gicamunsi cy'uyu wa kane tariki ya 19 Nzeri 2024 ahagana saa 9:35. Yabereye mu murenge wa Ruharambuga, akagari ka Ntendezi, umudugudu wa Kamabuye. Iriya modoka yo mu bwoko bwa Toyota minibus ifite plaque RAH 042T yari itwaye abanyeshuri bavuye ku ishuri rya Sematiye. Yakoze impanuka abana babiri bahita bapfa, abakomeretse ni 32. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda CP Emmanuel Kayigi yabwiye Kimeza TV ko impanuka yatewe nuko umushoferi yahungaga igare ryerekezaga mu cyerekezo kimwe n'icyo yari arimo, ndetse ko wari utwaye igare ari mu bakomeretse. Murakoze cyane. Ni imodoka ya Toyota minibus yari itwaye abana b'abanyeshuri bava ku ishuri rya St Matthews, hanyuma yari ikurikiranye n'igare bari mu cyerekezo kimwe, iza kwikanga iryo gare rero irenga umuhanda igwa munsi y'umuhanda. Yahise yitaba Imana abana babiri, abandi hakomerekamo abana 32, 30 n'abana na shoferi na kigingi, ariko n'uwo wari utwaye igare nawe yakomeretse. Abo bose rero bakomeretse bari gukurikiranwa ku bitaro bya Bushenge, bari kwitabwaho n'ibitaro. Icyateye impanuka ni uko nyine wari utwaye imodoka yikanze iryoga akagwa munsi y'umuhanda ahantu hari umukingo w'amanuka. CP Kayigi yanashoje asaba ababyeyi kumenya uburyo abana babo bagenda mu modoka. Ubutumwa duha abadukurikiye ni uko abayobozi b'ibigo by'amashuri bakwiriye gufatira mbere kumenya imigendere y'abana igihe bajya ku ishuri n'igihe bava ku ishuri. Ariko ibi ntabwo ari bo bigarukiraho. Ababyeyi twongera kubibutsa ko badakwiriye guhereza abana ngo barekere aho. Bakwiriye kumenya uko abana bagenda bajya ku mashuri cyangwa bava ku mashuri. Abagenda mu modoka bagenda bati, iyo bavayo bagaruka bati. Noneho si no ku modoka gusa, bakwiriye no kumenya n'abagenda kuri moto. Kuri moto hagendaho umwana umwe, ntabwo hagendaho abana babiri batatu. Yego. N'abagenda ku magare, kuko iyi mpanuka yabaye ishobora no kuba n'umuntu atwaye moto, ariko nibura nibe bigaragare ko umuntu wari kuri moto ni umwe yambaye kasike aragenda mu buryo burebwa. Abo bana rero bakwiriye kugenda neza mu modoka batwarwamo, kandi n'abashoferi bakaba ari abashoferi b'inyangamugayo bazima. Ababyeyi bafatanyije n'ibigo by'amashuri bakwiriye kujya bakurikirana umunsi ku munsi uburyo abana batwarwamo. Ababonye iyo mpanuka iba bavuze ko umunyonzi yamanutse ari imbere y'imodoka itwaye abanyeshuri. Uwari utwaye imodoka ngo yashatse guca ku ruhande ngo anyure kuri uwo wari utwaye igare, imodoka igonga igare yihereye inyuma. Imodoka isigwa hepfo mu mugezi, abana babiri bahita bapfa. Abakomeretse bajyanywe ku bitaro bya Bushenge no ku kigo nderabuzima cya Kamonyi aho muri Nyamasheke. Si ubwa mbere izi modoka zitwara abanyeshuri zivugwaho impanuka za hato na hato, akenshi bigakekwa ko ari uko izi modoka zidakorerwa kontrole cyangwa se ziba zishaje. Ariko umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yabwiye Kimeza TV ko iyi mpanuka itatewe n'uko imodoka yari ishaje. Kugeza ubu nta bindi bibazo imodoka yari ifite, ahubwo ikigaragara nuko nabivuze, umushoferi yikanze akikanga kandi ari ahantu hamanuka, hanyuma kubitewe n'aho yarahageze nyine impanuka ikaba, kuko bigaragara ari we ari iryo gare bari mu cyerekezo kimwe, bose bagize ikibazo. Kugeza ubu nta yandi makuru yari yatangazwa agendanye n'aba bakomeretse bari kuvurizwa mu bigo nderabuzima bitandukanye. Nihagira andi makuru aboneka tuzajya tuyabagezaho. Mwakoze kubana natwe.